kugukunda byenda gukunda sibyo ariko mama wawe yakomeje kunyereka ko ndamutse nkundanye nawe yiyangirira nabi hama wakundana nawe nta kibazo cyaba kibirimo kuko sanga uwo nkunda afite uwo yasariye n'uwo yasariye afite uwo yapfiriye bikanera ishaza bugacya n'akagatanya namenye ko gahunda ari keji wisheya Bosco Sibura bari mu biki we Bosco we Kara Chazwa hano tuvugane saza abantu gusa nta kindi Bosco nta bintu byinshi nshaka kuvugana nawe ndashaka ko uzinga icyitwa cyawe cyose ukamvira mu rugo sinkurimo amezi abiri ndaguhane mbabarira twubahane ugenda uzinge icyitwa icyawe cyose nise kandi muziki Bosco ibibazo mfite muri iyi nzu ibibazo mfite muri uru rugo abana kutanyumva ibintu byose biri guterwa nawe sibyo ubwo rero ntago nakubyaye ngira ngo icyo ngicyo tukiziranyeho nge nawe ngewe ndi nyoko twubahane rero aha ni iwanjye ntago ari wawe fata akitwa akawe kose uzinga kangushye kawe uceho ugende nge ntabwo ngiye kuzasara abana bibirwa bansuzugura batanyumva ngo nukubera ubundi wowe uri igiki muri iyi nzu wowe ntacyo nakosa nakoze pe nta kosa wakoze nise nakoze iki nise akazi ngura uyu munsi ntago nshaka kukubaza ngo Jazira ngo nkubaze ngo iki icyo nshaka no kugenda gusa nta kindi kintu nyeneye kumva nise bahuje ibintu byose nkura hangaha nzabyikorera bakubwiye ko ndi kimuga ngewe hari umuntu wakubwiye ko nacitse amaguru n'amaboko ibintu byose ukora muri uru rugo noneho nibyo ugiye kujya unkangisha ku buryo ugiye kujya wiruguna nagaruka kubigukangisha ahubwo nabazaga mu byo nkora hari cyapfuyemo wenda mukazi ahubwo se ikiri kizima ni ikihe nimba nkubwira ngo abana banjye nibakinyumva urumva igisigaye ari igiki muri uru rugo urumva nkeneye ibyombo byogeje kurenza abana banjye ngewe yigo Bosco tutaravugana ibintu byinshi zinga ibyikingwe byawe byose utumvira mu nzu sohoka hano nani guceka kukona muri iyi nzu ndavuze ngo zinga ibyawe ugende hasoni mama ayi mbabarira ntugire ikintu umbwira uyu muhungu nazinga ibyitwa ibyo agende Bosco ntabwo uri kunyumva oya Bosco buretse ayi wambabariye ko mama buretse ko mama nawe reka kurakara gutya none se byagenze gute ayi Bosco so umukozi wacu nyine ntabwo yagenda tugashaka akora neza ariko twashaka nundi birumvikana nimba ntamushaka none se mama reka nkubwize icyambere cy'icyo gupfa ndakiza sibyo narabigusobanuriye ndakubwira Jazira niwe muntu umukunda hari ubwo ageze abwira ko yakundana na Jazira niwe umukunda arirukanwa guhera Jazira kubera iki Jazira niwe umwishinzaho niwe umutereta ngo niwe umucikangisha natamwemera aramwirukanisha nese wowe urabutaniye na Jazira oya reka nkubwire uyu muhungu natamvira mu nzu ngenda yivamo none nimba mwumva ari we mukeneye kundenza ibyo nabyo turaza kubireba mama wabarire none se warabaho gute nawe rega aka kazi niko kamutunze kandi ni umwana mwiza Bosco yari yagusuzugura yari yanga guteka yari yanga gukoropa koza ibyombo no gufura okay mama basi muhabarire warakaye ndabyumva umujinya mufite ni mwinshi ariko nyine nawe yitware neza ibyo umubujije byumve ntazabyongera ariko kumwirukana ndumva atari wo muti w'ibibazo ma nyo Bosco ndavuze ngo njye wabibonye Bosco wabibonye ibintu mpora nkubwira asundi ibintu mwangijemo n'ibiki bande njye nkundana nawe ngenda gutereta noneho hano ninjye mpindutse umunyamakozi hako nako ntabwo nari nkeneye merisi yawe ariko
niho wongera mama ni ese ubundi kamuruzi baza ndagusubiza ngenda bagunganisha no mu rugo ngenda bateranye mama ni ese kakubwiza basi numa musuzugura mama wanyu dora tumusuzugura njyewe nta kintu mpanga nawe mu magambo mama yavuze nta ayishurimo ndishu mama wawe niba yambwiye ko nshobora gutuma neza umudagara uhagarara hagati y'abana niba gutuma umwana w'abandi se umwana we wadakundana washaka yavuze abana be kandi mubona be nawe urimo njyewe ndi bapfa kuba nkugiriye imbabazi nkagusaba imbabazi niba ushaka gutaha kandi wagenda ntari ntabwo ari ubuzima byibuze wagushyira mu mwanya wanjye njye ntabwo nawujyamo njyewe nagiye gukora akazi nakora akazi kuruta ibindi bintu byose ese ubundi akazi kanjye ntabwo akora neza ahangaha iyo ugakora neza ibindi noneho ukora ni ese ubundi ku giti cyawe wanshinja iki njye nta kintu nagushije ese ngusaba imbabazi ari uko sibyo navuze sinabivuze hano none se tuvuge ko ndi kuzira icyanga wari kukibaza mama kuki utabimubaje akaba ngiye kubibaza ninjye ukwirukanye ayi ibintu birarenze kandi wicara ubizi ahubwo wowe ugende wicara witekerezeho uve mu nkundo z'abandi cyakoze sheri muri ubu buzima turimo biragoye ibaze gusura sheri mumaze kugera mu bintu bizima umuntu agahita akomanga ntayemere nkabona ni Jazira ese ubwo ni ibihe bintu bizima byo turi kusa nk'aho turi kwigira nk'aho wayoga ari wo mugabo ari mugabo ninjye wari umugabo njye nabaye umugore ariko warabyishe hariya nabyishe gute ntabwo nitwaye nk'umugore wa nyawe mukire nyine umeze nyine nibyo ariko wagira ngo ukora ahantu kwa muganga mu masuku ntabwo ari kubyitwaramo neza kuko urabona njyewe nari nka boss uribuka yuko amaguru yanjye yari ku meza ndabyibuka nanjye yajya ari magufi ubu ntabwo uri kugeraho reka ntabwo twareshya nibyo utabyumva biragaragara nawe uri gaho karekare ariko rero tugira bikagera ute tugahora kahise kankungura walaze ya tuzasura oya turi ku zuba izuba bituma bigira kandi urabizi ibintu bijyanye na bongo batse ndagira ngo mbabare unsubiriremo inesha ngiye ikintu cyababaje nyine ndi kuvuga ko ntegeye amaguru yacu atareshyaga noneho nanahagurutse nsanga Jazira niwe waruje inde Jazira yego ariko mbega ikintu kimwe cyakubwiye sinkube ugiye kunyara ahantu kandi ubona ko ari inzu ariko uretse gato ayikuyemo muranyinyera ko urancaga iki bagicoco abo tuba twabonye banarebye ngasanga nta muntu n'umwe wajya ukanguruka nyoko ntabwo ubizi sheri uri kunyara mu muhanda ni iyawe si iyanjye se nibwo ni iyawe umva nkubwire ibintu by'ubukwe rero nabitekerejeho ndavuga ati katubijije imbere imbere icyo wakora abantu bari kukureba kuko gusa ko bandebeye ibyaye indese uriya mupfakazi yandeba akangura ariko umva nkubwire ikindi kintu narebye nsanga ikintu kijyanye ntabwo wiyubaha nicyo kibazo ahubwo sinitabaje ushobora kubona nyisanze wenda wari uhuzeho mba ndi kureba televiziyo ndashaka gushimira for what nyine kuba nyiri hano no kubera waramvuganiye ejo bundi inshuti yanjye mani ntaribi ntabirenze nta kibazo simba nakishimira ko ugenda nta kosa wankoreye nta n'ikibazo dufitanye warakoze nta mpamvu zo kunshimira hanyuma se mama wabonye se mumeranye neza noneho nta kibazo kare yanciyeho nta kintu arambwira ngo mufungurire nyine ngo byarangiye mama agira umujinya w'ako kanya ariko ntago agira inzika buriya bita birangirira hariya ubu byararangiye nta kibazo mama ni ukuri byararangiye buriya pfa kuba yavuze ati uracyarahampfungurira watetse yariye
biba byarangiye. warakoze ndashaka gushimira. Nawe urakoze gushima. Ariko nababajwe n'ukuntu utanshimiye sha n'ukuntu ari njye muntu wagukoreye umuti buriya kiragiye ukanagenda unambwiye nabi. Ntabwo nakubwiye nabi. Wambwiye nabi. Njye ndaje ngusaba imbabazi. Ibintu bigenze neza. Mbabarira basi. Sinibuka n'amagambo navuze ku byayimaje kundenga. Numva uburyo mbuzemo akazi kanjye kandi bitunguranye. Yego ikibazo hano ni Jazira. Njye nta kibazo mfitanye nawe. Ahubwo Jazira ubwo birarangira gute biragenda gute wowe ibintu by'inkundo byanyu hagati ko muri batatu na mama. Jazira wamumubwiyeho se? Jazira twaravuganye. Nyine ntabwo byari byoroshye ariko namusabye ko kubw'inyungu z'akazi kanjye nibaza mfite ibyo muri famille. Namusabye ko byibuze twaba tubihagaritse kugira ngo ndebane n'akazi kanjye. Ko nzanga ntabwo nari nzi ko nzahura nawe cyangwa nzahura na Jazira. Numva nashyize amarangamutima yanjye imbere nibagirwa icyanzanye. Namusabye ko twaba tubihagaritse kugira ngo byibuze ndebe ko mbawe na mama wanjye nabana neza. Ndebe ko mama wawe byibuze yatangira kumbona mu ishusho y'umuntu udashaka kumuteranyiriza abana cyangwa kumangisha abana. Nta by'abana njye sindimo. Rega buriya hari impamvu yabaye kugira mama arakare kuriya nese ko atarakaye kubera njyewe. Nyine bayishyize muri rusange ariko mu by'ukuri ikibazo ni wowe na Jazira kiba kigaragara. Nuse njye yaza avuga ngo akurukanye kubera iki? Ni njyewe yasanze abantu bari gusomana se njye se yasanze abantu bari bahora bafunze inguni ni njye ibyo bintu byose Bosco mama yaba yabimbwiye. Mama yaba yabimbwiye yarababonye ibintu byose mama araza akabimbwira akambwira ukuntu mugenda mutwara cyane ko mama muri iyo minsi nta kazi atari kujya ku kazi. Rero ikintu ashinzwe muri urugo ni ukwirirwa bacunga. Muze kugeza unywa amazi nuze nyaye urwagwa unyayigize ntabwo unywa inzoga. Umva mubwire ibintu by'ubukwe natekereje nsanga ndabura amafaranga 25. Ayo zina ngo twaye akabyibuza Jazira ko adukunda. Yaduha nyine. Yamfasha njyana kureba umugabo uvuturuka ibuzungu akwama ibyo kurya ndanywa ndarya. Ndana gusohoka rubyirukere. Ndabizi ko wansokanye. Ariko se mubwiye ngo duha amafaranga 25 dukora uko yabyanga. Nkajya nkomeza nkakora. Kuko nanjye ngiye harandumwerera barankunda. Kuko mbafata neza abana babo. Bambwira ati rero katukubwireja komeza ukore hano. Maze ubundi tuba amafaranga tugukwe. Nibyo. Kandi ufite telefone ya touch. Wowe ufite touch washama inshuti zawe zose za kera zikatuha amafaranga y'ubukwe. Igitekerezo misenyemenya. Gende ukazi wawe ubaka amafaranga 18,800. 18,800. Nje nshaka ndasigara tinyashiraho. Sinagiye imana. 18,800 harya ubwo haraba burangahe? Icyarindwi. Bose icyari 18. Icyarindwi. Betse gato icyarindwi. Icyarindwi bose 19,800 dushyize cya gihumbi. 19. Ntabwo yuzuye. Habura yandi. Nta nubura nankwa uvuga ngo araba 25 wari wankwa se nabura gukoye na wankwa iki wankwa bya bitwagiye kujyara wa mukobwa wa Mungu bose ntabwo nagusohokanye ngo kujyara ura Mungu shakayisha roso ni mabuko cyangwa ni data bukwe wanye nabyo se mu bukuru uzabirya yego ye nabizabirya se umva nyine umva ye nimo nzi kutazagera ngo nanakwemera ntago nakwemera ndagiye nyinjinga rero maze iminsi ni gutekeza ibaze nk'ejo narakurose Nikuke man. Narakurose. Mbaza murakurose iki rero? Gute. Ari mvuye koga. Sangwa ruri kundunguru. Rero wawe urihe umenye ko mama maso yiwe akuriho byo yarabimbwiye ko nagora nabikubwiye. Navuze bwo Bosco nyine birarangiye ariko Imana wagize nuko nasanze nyine ari bwo ari kukubwira nabi. Ibaze niyo nsanga wagiye. Twari kugukura he? Nari kugusaba imbabazi gute ko nyine wasohotse muri inzu byo byarangiye. Ntabwo nabona aho mpera mbwira mama ngo Bosco ni agaruke niki. Ariko uko byakemutse ni sawa. Kora akazi kawe ufite mama wawe sinzi umuryango wanyu uvukamo niba mumeze gute ariko uko mwamumeze kose ubu uri muri aka kazi ufite impamvu. Ngiwe nakuze mbana na mama wenyine. Papa wanjye nawe nzi nano nigeze menya.
sinazi ngo abahehe nuko mama wanjye yambwiye ngo papa wanjye ngo aba muri Kigali sindamubonaho sinanamuzi. Uramufite? Ntabwo sinzi niba ariho cyatana ariho. Uwo mfite ni mama wanjye. Mama wanjye nawe ararwaye, ni njyewe umurwaje. Nyine nibyo ndi kukubwira. Kora akazi kawe, nimba ari ufasha tugomba kuguha bumwe na bumwe tubuguhe. Bari kujya gusura mama wawe ugende, ariko apana gushwana na mama. Ko ushwana na mama uzagenda nyine ujye mu kandi kazi wenda ahandi hantu ndabona nta nubwo wabura akazi ariko njye ntabwo nifuza ko wagenda kubera ko ni umwana mwiza pe, tubana neza mu buzima bwa buri munsi, sinzi ukuntu nabikubwira. Igihe cyari kinzanye no kugushimira. Warakoze kuba nyirahangana kubera wowe. Kandi amakosa abera kuyakosora. Ndizera neza ko mugiye kureba n'akazi kanjye ibindi bintu nkaba mbishyize ku ruhande. Yawe ni sabwo wumvishe. Kandi ukomeze kumbwira mama wawe. Oya mama buriya nta kintu cyo kumubwira namubwira kuko deje namaze kugupresenta kuri mama mbere yuko narakwirukana njye namubwiye ko nta kibazo ibyo bintu nari narabikavarinze na mbere, ahubwo buriya ashobora kuba yashwanye na Jazira gato bikamusembura kugira ngo aza kubwire nabi. Akuzi mama iyo guhamagara akakucaza muri salo shaga byakurangiriye. Igitangaza kirimo n'undi mama wawe ntabwo yishimye na Jazira ko biri kose. Umva yawe yabyishimira se. Kuvuga ngo rero no kuba nyiri hano wenda no kwira kumva ugiye, ariko nako ndi kubona kiri na hano nabagiye. Ko ubizi ibyo ntari genda wigegesera ibikorera akazi kawe ibindi byose ntari byakemutse. Mama nunabimwibutse muhuru umufate nkuko wamufataga umukore umwubahe unamuganiriza. Mama araciringa ntari nese sibwo bwa mbere ubonye mama yarakaye. Wakoze ndashaka gushimira kandi nizere ko niba ari nitwaye nabi mbabari. Kina kibazo ufitanye nawe ahubwo umeze neza. Ntabwo biraza ariko ndizera ko biza kugenda biza. Nta kibazo na kimwe ufite se wenda kijyanye n'amafaranga kijyanye n'iwanyu mu rugo sibye kugurusaku rwa mama cyangwa kuba yagututse cyangwa ibibazo biri muri uru rugo kikukubaza ubuzima bwawe wowe bwite nkakubaza n'iwanyu bimeze gute, ibyo bindi tubyirengagize. Ndaho nyine turaho n'ibisanzwe ariko nta kibazo kindi. Ashiri rero komeza ukuri. Njye nukomeza kuvuga nabi ntaguruka ngende kandi mbona gwa agaciro ko kugira ngo mwereke ko ngomba kukuba. Uhaguruka se ugenda ujya hehe? Ese mbese uko ngukunda? Kuba umuntu asa n'ufata telefone ngibwo numva byo bivuze iki? Muri minsi bamabuje bafite akazi kenshi. Nako njye mfite akazi kenshi. Kuko ari umukozi mushasha bazanye kandi mugomba kumwerekera biri kintu cyose kirakita. Ako kazi se kanduta nakahe? Nta kazi gakuruta kabaho. Uzakarongora se? Nanone. Oya ntago nakarongora kubera none reka kumubwira shiri. Bure nta kintu kitagira imva. Oya nta kintu mbwira. Nta kintu wambwira. Nuri turi gupanga ubukwe kandi dupanga iki se nkwamagara nunyitabe? Ariko burumba mago. Nta kintu mbwira ngo nyumve ngewe. Basi nkoreza. Ndanababaye. We ntago wababara. Oya ndababaye. Ibaze nemenda kuzana kugira ngo urabe hakurya no hakuno. Marebe se nkuhamagara nunyitabe kubera iki? Basi hano ari kukunukira hariya bahitumye baziye kugira kubaye. Oya. Bandu nsaba imbabazi. Ngimbabarira basi. Saba imbabazi unyinginge. Nje ngusaba imbabazi. Nje ngusabye imbabazi nzikuye ku mutima. Ndapfukana. Mbabara nako nzongera. Ndakubabariye. Yego. Ako nudubonye akanga kunyitaba. Ngiye kukwitaba narukina ibaze kuko nimero yawe hari imitima ibiri nashizaho amazi shiraho ururimi shiraho inyenyeri n'ukwezi. Ururimi sheri? Nganyereka binyereke. Yazimye? Oya binyereke. Ni yazimye? Turayatsa. Uncomeka. Hano uracomeka ari please ubona hano mu ishyamba koko. Reka mbike ko turi kumuntu. Hari ikintu kwa muntu kwa. Ngamwe ari koga hari. Rero uramure kogera hanze yambaye. Sheri. Bwana ubwoya ni impwemu. Umva ngubwiye. Se wajya ugabanya gucira ko. Kandi kwa muganga barambwe tungo bimeze sigashameze. Uri kunerisa se menje mu gihe turi kumwe n'ugacira. Umva ngubwiye rero. Nize ko iminsi tumaranye yose nta mukobwa mufite nta muhungu mufite muri guteretana neza. Oya shesi uzi ko mukunda. Igwa. Iwanyu warababwiye ko tugomba kujya kubabwira ibijyanye na noze. Ndabibabwira kandi nkuhamagara nunyitabe.
Nizo bona naragwamagaye ndi kumwe na mama wanjye wanga kunyitaba. Imba ndasebye. Yari yaje nyoko bukwe yari yaje. Nyoko bukwe? Nyoko bukwe wawe. Bande. Wow. Ese wampaye umwanya basi. Ese Jazzy uba wumva bizagenda gute amaherezo zaba yahe? Ako Jazzy basi jya unkonsidera nk'umuntu basi jya ureka kunyirengagiza gutya biri obvious. Konsidera nk'umuntu basi ufite n'indangagaciro runaka ushobora no kubaha. Ese nakubahutse? Come on. Ahubwo sinzi impamvu uri kwitesha agaciro. Ntabwo uri kwitesha agaciro Jazzy. Erega mba nakoze ibirometero byinshi nje kukureba hano. Kuki ushaka kubikubana zero? Ntabwo nabiciye amazi. Ese kuri kubigira ubusa uri muri telefone ndi kukubwira na yerekare ndimo kuvuga nta kintu ushaka kunsubiza. Why? Jazzy niba ndi umuntu utagukwiriye, niba ndi umuntu utari mwiza kuri wowe, you should even tell me. Wagakwiye kumbwira niba byibuze binakujena kuba naza kukureba. Sinirwe mfata umwanya wanjye mu kesansi. Ariko Jazzy reka ngubwize ukuri. Ese kuki ushaka ko njye nawe tuba abanzi? Ntabwo ngiye nifuza gukireba urwango hagati yanjye nawe. So nimba utabishaka guhagaritsa ibyo bintu by'inkondo ukareba ko uko twari tubanye nyine bitakomeza. Erega kugukunda ntabwo ari agahato. Nta nubwo urukundo baruhatiriza nk'uko ubitekereza. Ntabwo musabye kubigira agahato pe. So nimba atari agahato urifuza iki? Naje gukureba ufite abashuti bawe hariya ndi kubumva basakuza inyuma iyo nyine uri kumbangamira. Ibaze ariko mfite abashyitsi mu cyumba nawe urahanga nakubashye waje noneho nakwitabye. Nise ko nakubwiye ngo ushyire mu modoka basi tujye ahantu twaganira turi safe. Umva amacupa hirya n'iki come on. Bro hano ni iwacu kandi twubahane. Okay. Ndabizi ko ari iwanyu kandi nta nubwo naje kugusuzuma. So none ushaka mbangamira abashuti banjye ubagire mbabwire baceceke kubera ko waje wowe. Nge ndiki kuri wowe. Ese Jazzy ujya ufata umwanya basukana ntekerezaho ukareba umwanya ngutaho ukareba buri kimwe cyose nkora. Reka turebane noneho neza sibyo? Yego mutekerezaho pe. Really? Yeah. Oh, great. Ntabwo nzi ko ujya ubikora. Iranshimishije. Ariko igitangaje ni ukuntu nicara nkareba ukuntu uri umutipe mwiza ufite buri kimwe. Se wabuze iki? What do you mean? Come on. Nyine ntekereza uburyo udatekereza neza. Jazzy birambabaza iyo umbwira gutyo. Ayo magambo yose umbwira. Nukuri ntabwo mbikubwirana urwango. Ako nawe ujye ushyira mu gaciro. Irebe mani. Urasobanutse uri umutipe mwiza uri nyine buri mukobwa wese yakwifuza. Apana njyewe. Njyewe mufata nk'umuvandimwe. Mama wawe ni inshuti na mama wanjye. Uwo muri mu kigero kimwe sinzi impamvu utamuvugisha. Ngo ipasi ya mukuru wanjye. Nta n'umwe nshaka. Ntabwo ngiye nabuze ubushobozi bwo kuba natereta umukobwa ari wese. Ariko umutima wanjye uri kuri wowe. Abo bakobwa bari mu cyumba ntabwo mbifuza. Abo bakobwa b'inshuti zawe simbashaka. Jazzy kuki utumva ko hari ahantu runaka wageze undi muntu wese adashobora kugera mu mutima wanjye? Why? Jazzy kuki udashobora kurekonesa? Kuki udashobora kurekonesa gufumoresha? Jazzy reka mubwire. Okay. I know look. I'm sorry. I know wenda ushobora kuba ufite plans zawe, ufite ukuntu wumvamo ibintu, sibyo? Ufite ukuntu rwose wapanze uko abo muzakundana n'iki byose. But bwarimwe mu buzima bwawe. Basi tekereza ku rukundo ngukunda n'amajoro ndara ntasinziriye n'ibintu byose nkora ni sacrifice kugira ngo byibuze nkwereke ko nkunda ntafite n'umwanya wo gukunda abandi. Nkuko bivuze. I can get anyone that I want in this world, sincerely speaking. Yeah. Not even in Rwanda gusa. I can go or like everywhere. Egashe nagibira ikintu cyose ngo basi tukivuga ngo turakaranye turakaranye. Ega tuba ngomba gusobanurira kugira ngo basi birangiye nawe umeze terebye. Ukuri kwema. Ariko mfite ikibazo. Ikibazo kimeze gute? Maza nyepfone. Ni kwimira ibimira by'umuhondo. Mva ngubwe. Kandebe ubwo uraje unkore ntuwongere kunkora upfunishije intoki reba uwo mwanda ariko. Umushize ku byatsi. Usajya umenya ko turi i Kigali. Kigali se
baza mfite ikihe kibazo basi nkubwiye. Ufite ikihe kibazo se? Ngaye conspiracy. Conspiration? Nabyumvise mu makuru. Conspiration se ni iki? Maze iminsi nituma. Ndi kubabara. Kutituma nibyo conspiration? Nyine amafaranga 8,600. Ubwo nyoko bushaka biguha. Soya azije. Ubu koko umama amafaranga 10,000 nkajya kwivuza nkasagura 400. Aseka ngo buri munsi taduhura uje kunyaka amafaranga. Wese nayo ukorera bagiye baguha yawe. Wagiye ukoresha yawe. Ngo wentanganya. Erega yanjye nakakoresheje. Badukunda nango bivuze ngo nguze ngo amafaranga. Reka amafaranga yanjye nakakoresheje nibyo nta kibazo. Ariko ibuka yuko ari njye uzagukwa. Njye sinago nzazana amasani tuzariraho. Erega wowe wibuka yuko ukora ku muntu ukora kuri solution. Kuba makora se njye nkora amafaranga. Nkora kuri solution ko sinkora amafaranga. Ariko urenga amafaranga menshi kundusha njyewe. Wimbeshyera. Uzigundusha amafaranga 15. Ari njye nawaje Kigali imbere ninde? Ntijewe. None se nyine. Wowe nawaje kujya gukora ufite no mufuka ahubwo. Reka amafaranga njye mfite harimo solution, harimo kugukwa, harimo gutanga kujya kuno, n'imodoka riza kujyana hakujya n'ibiribwa bizaribwa. Njye se nago nzazana amasahane. Ebombe cumi. Njye nzazana amasahane, nzagurana cya kintu cy'abazungu cyo muri toilette bicaraho, nago tuzatwicara hasi. Bicara bagira bate? Hari kugira. Kwitoma. Tuzicara ko umva ngubwire nyine ibyo ngibyo nakubye. Umva tuza njye nzanazana cya kintu bashyiramo ibintu bigakonje. Umva gize igitekerezo. Uzajya unywa akantu gakonje. Yibo. Noneho rero. Sango ya magata ngubwire. Njame. Semese kuri 15. Ubugiye ugafata ku mushahara 5,000 ukagenda ugakodesha ahantu njyame mu byatsi. Bebe. Niba mbeshima ndagukumbuye. Genda ufate ku mushahara wawe ukode. Umva ukuntu bigize. Byageze. Even ntabwo ushobora kumva ingufu nkoresha na sacrifice nkora n'ibintu byose uza umwanya bimfata kugira ngo byibuze mbe ndi kumwe nawe gutya. Come on. At least okay, tell me. Ese undi kucyuye byereka mubwiye nago. What should I do? Please tell me. Nyereka uburyo nagukunda Jazzy, mbwira uburyo nagukunda mo nagukunda neza. Cedro nakubwiye nago ikintu kiswe urukundo hagati yanjye nayo nago gishoboka narwo kigeze kuzashira. Uri mu mutima wanjye ntuteze kuvamo. Jazzy reka mubwize ukuri. Iyo ndyamye ntekereza. I'm sorry. Mbabaye nanjye ntago bari ngewe. Ako Jazzy, at least you should treat me well. Jazzy, famille zacu zirazanye. Famille zacu zifitanye ibihango. Ikihe gihango? Ariko ni iki kintu gituma Okay, kamzemere ko zifitanye igihango, sibyo? Mfite mukuru wanjye ukeneye umugabo. Kuki utamukunda kandi ni mwiza? Uwo mukuru wawe sinyobeye kumufite. Naye muri mu kigero kimwe ariko. Ntabwo ngibyo mbi. I don't care. You don't care? Ariko se kuki urimo kunsindagira uwo mukuru wawe? Ese nuko Ese kuki umva ko ngiye nakwitsindagira? Ese impamvu umbwira ibi byose nuko ufite umuntu mukundana uri aho ngaho w'amaheru udafite ikinasore na kimwe mu buzima uri useless. An idiot guy. A simple maid. See your life. Cedro! Naye nakubaka n'umunsi n'umwe. Sindakubaka ariko uri umukobwa mwiza. Jazzy reka mubwize ukuri umukobwa mwiza. Uri mwiza warize, ufite brain, ufite beauty, ufite everything in life. How? Ibikureba hiki? Kuki ushobora kujya kwisuzuguza ukanansuzuguza? Wowe nkande kundegrada nta soni. Wowe nkande abantu hano hanze bambonana nawe bumva ngukunda ukibona ukuntu imbwa y'umukozi. Bro, mbesirira aho ngaho gusa ndio nakubahuka. Iyo mbwa y'umukozi niyo nakunze niyo nahisemo. Cyo wicare ukimenye iyo mbwa yagutanze kugera iki kugera mu mutima wawe. Please. Najya mu rukundo na but down bishoboka nagira my god nagira emotion iri hasi ariko ntabwo ushobora kundisrespectinga on that way, on that level. I've got my own stability in life. I've got my own. Abahungu mwumva ko mwakoze ikofi, mwumva ko muri beza, sibyo? Ikindi kintu Bosco, reba hano
Bosco nta nubwo mwanganye ubwiza ni bogari ni umuhungu uciye bugufi wubaha bro. Listen to me gusetsa naragukunze narabikweretse byaranze ariko ngira border ngira limite ngira aho nashobora kurenga so whatever you can do whatever you can love whatever I don't know niba ari Bosco wawe nari bujeni niba ari I don't fucking care you understand so ikintu kiriho you go see what's happen uzari bizakurikira agaciro you wait and see what is going to happen wakora iki hariya ngo ni Bosco ni bujeni ninde ni Rufonsi ninde nakusu you don't know me sinzi niba ruwandogeye kuko nibica birambaye ibyishimo numva mu zindi nkundo njye simbibona